ibikoresho birimo televiziyo zigera kuri 18, laptop 12, iPhone 2, smartphone 3 ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gucuranga nibyo polisi yashyikirije abari barabyibwe. Aho uwibwe yazanaga ibimenyetso bigaragaza ko igikoresho aje gutora ari icye. Bamwe mu bibwe twaganiye badutangarije inzira abajura banyuzemo kugira ngo babatware ibyabo. Baracukuye inzu. Bacukuye inzu rwose nko mu saa 8 saa 9. Cya kwanza kwireturuva nsanga mbega nabyumvishe bari kurira igipangu bagenda. Basi nyine ndatanga mbibwira abashinzwe umutekano banyibye birarangira. Banyibye laptop na telefone, babinyiba bonane ibura iminsi 3 ngo ibe, babinyiba amasa 3 z'ijoro nari ntashye vuye mu kiraka nari ndimo. Byarabajura batatu, umwe araza arandistractinga nyine numvaga ko ari umuntu usanzwe ko ukuntu bagaragara appearance yabo ntago gagakora abajura. Epuyi turaganira nyine ambaza amakuru kutinze utashye namine kutashye kutinze nyine gutaha ndambwirwa nyiva mu kazi mugenzi we araza nkubita ikintu inyuma igikapu nari mfite ndakirekura kubera ubwoba kiragwa umugenzi waraza wari uri imbere yanjye nkubita ingumi mu nda mpita nicara hasi barakijyana. Mu kiganiro nabo kandi barashima byimazeyo polisi y'u Rwanda cyane ko bari bararangije guheba ko batazongera kubona ibikoresho byabo. Sinzi ikintu nashimira polisi rwose, sinzi ikintu nayihe rwose irakora rwose ni ya mbere nahimoreka kamarota 100% ngewe kuko niko nayibonaga nge nari narihibye mbega nzi ko nta kintu ntazongera no kwibona. Mfite ibyishimo bidasanzwe guherejo narimo ndabivuga n'ikimenyimenyi abantu bose nahuraga mu muhanda kwe kuna mfite ibyishimo nabitaga bafande kuko baradutunguye. Nge narahageze mbonye ibintu bihari numva ibyishimo birandenze simbizi nta kindi nabasabira Imana ijye bibahembera gusa. Rimwe na rimwe ngo ababa bibwe baba babigizemo uruhare kubera uburangare nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yabitangaje anasaba abaturage kujya babika neza inyemezabwishyu zabo ndetse no gushyira ibimenyetso ku bikoresho byabo. Hari igihe rimwe na rimwe usanga abantu batugeraho batubwira bati banyibye, wamubaza uburyo kiyibwe ugasanga hari igihe nawe abayigizemo uburangare. Hari igihe asohoka mu nzu cyangwa se yajya kuryama akibagirwa nko gukinga. Yakwibagirwa gukinga, hari igihe usanga wenda nk'umuzamu abibona 2-3 akabona boss wiwe afite akamenyero ko kudakinga kandi agasiga imashini muri saro, abigira 2-3 ukwezi kwashira none ugasanga wa muzamu rimwe na rimwe wari ufite inshingano zo kubirinda ugasanga ni ugize uruhare rwo kubyibisha. Ikindi twongera gushishikariza abantu cyane ni ukubwira abantu kujya bashyira ibimenyetso ku bikoresho baba baguze kuko hari nk'abagiye baza batugana akatubwira ati namenye yuko hari ibikoresho byibwe biri aha ngaha ariko narinje kureba. Wamubaza inyemezabuguzi akayibura, wamubaza ikimenyetso yaba yarashyize ku gikoresho kiwe akakibura. Ibi bikoresho byatanzwe ni bimwe muri byinshi bikibitse ku masitasiyo atandukanye ya polisi bigitegereje kubona ba nyirabyo. Ibi bikaba byasubijwe abagera kuri 34 babyibwe mu mwaka wa 2016.